Tariki ya 14 Ukwakira isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge. Ni umunsi washyizweho ahagana mu 1970 ushyirwaho n'imiryango mpuzamahanga ishyiraho amabwiriza y'ubuziranenge nka ISO, ari wo muryango mpuzamahanga w'ubuziranenge ufatanyije n'umuryango wa IEC ushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge mu by'amashanyarazi ndetse na ITU ushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge mu by'itumanaho. Mu ishyirwaho ry'uyu munsi hari hagamijwe guha agaciro abahanga batandukanye ku isi yose bagira uruhare mu ishyirwaho ry'amabwiriza y'ubuziranenge ndetse no kwibutsa abatuye isi ko amabwiriza y'ubuziranenge ari ishingiro rya byose babona bigenda neza mu buzima bwa buri munsi, ariko yaba atubahirijwe bikagira ingaruka. Uyu munsi mpuzamahanga w'ubuziranenge washyizweho ahashyira mu 1970. Uyu munsi utekerezwaho rero akaba ari ibigo bishyira amabwiriza y'ubuziranenge byawutekereje. Hari ikigo cya ISO, hakaba ITU, hakaba na IEC. Ibyo byose bikaba ari imiryango mpuzamahanga ishyiraho amabwiriza y'ubuziranenge. Ayo mabwiriza y'ubuziranenge akoreshwa muri sekiteri zitandukanye nyinshi z'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ikigamijwe rero hashyirwaho ayo mabwiriza uwo munsi mpuzamahanga w'ubuziranenge, hari hagamijwe guha agaciro abahanga n'impuguke zitandukanye zitanga mu gushyira ayo mabwiriza y'ubuziranenge, ndetse no kwibutsa abatuye isi ko amabwiriza y'ubuziranenge ari ishingiro rya byose, cyane cyane ko bigenda bigaragara ko ibikozwe nta mabwiriza y'ubuziranenge biba byakozwe nabi, ndetse bishobora no kugira ingaruka zitandukanye ku buzima bwa muntu. Iyi si dutuye iri kurangwa n'umuvuduko mu iterambere, aho buri kanya umunsi ku munsi cyangwa mu gihe runaka kitarambiranye hagaragara impinduka zikozwe na muntu zishingiye ku bushakashatsi, ubuhanga mu bumenyi, ikoranabuhanga n'izindi ngeri. Ibyo bigakorwa ikiremwa muntu gishakisha uko cyarushaho kubaho neza mu buzima bworohereza kandi bukihutisha iby'ibanze nkenerwa. Ibi birimo gutura neza, itumanaho rigezweho, serivisi hafi zihuse kandi zinoze, guhindura isi dutuye umudugudu ugezweho n'ibindi. Nk'uko amabwiriza y'ubuziranenge ari ishingiro ryo kunoza imibereho myiza, uyu mwaka wa 2017 umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge wongeye kwizihizwa ku rwego mpuzamahanga, wagenewe insanganyamatsiko igira iti Standards make cities smarter. Ugenekereje mu Kinyarwanda wagira uti amabwiriza y'ubuziranenge adufasha kurushaho kuboneza imijyi yacu. Naho ku rwego rw'igihugu cyacu insanganyamatsiko igira iti amabwiriza y'ubuziranenge agira uruhare mu kubaka u Rwanda rufite imijyi iboneye. Mu rwego rw'ishyirwaho ry'amabwiriza y'ubuziranenge yafasha mu mitunganyirize y'imijyi, RSB imaze gukora ibikorwa bitandukanye. Hagiye hashyirwaho amabwiriza y'ubuziranenge atandukanye, ariko cyane cyane aha navuga ayashyizweho mu rwego rw'ubwubatsi, ayashyizweho mu rwego rw'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho, ayashyizweho muri serivisi, ndetse n'ayashyizweho mu kubungabunga ibidukikije. Hagiye hashyirwaho rero na za laboratwari zishobora gufasha mu gupima ubuziranenge bw'ibyo navuze haruguru, biri mu ngeri zitandukanye. Dufatanyije rero n'abafatanyabikorwa batandukanye bo mu nzego za leta ndetse no mu nzego z'ibanze, twemera yuko RSB n'amabwiriza y'ubuziranenge yagiye ashyirwaho aramutse akurikijwe, imijyi yatera imbere ndetse tukagera aho twifuza. Umuvuduko w'iterambere ku batuye isi urangwa mbere na mbere no kwibumbira kwa benshi mu gutura mu mijyi. U Rwanda nk'igihugu gishyize imbere icyerekezo cy'iterambere ryihuse kandi rirambye, cyashyizeho gahunda ya Smart Rwanda, u Rwanda twifuza. Muri yo hakabamo igika cyo kubaka no guteza imbere imijyi iboneye, smart cities. Tubanje kubashimira kuba muri iki gikorwa kijyanye n'umunsi mukuru wo kwizihiza ubuziranenge ku rwego rw'isi, kuba haratoranyijwe teme yitwa Smart City, kuko bijyanye
na Rwanda Smart City Master Plan Minisiteri y'Ikoranabuhanga ifite mu nshingano zayo. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Ikoranabuhanga yashyizeho muri Smart City Master Plan yayo ibikorwa bitatu by'ingenzi byihutisha iterambere ry'imijyi, harimo imiyoborere ishingiye mu kwihutisha iterambere, hakorwa planning inoze, kwihutisha serivisi no gushyiraho ibikorwa remezo, guhanga udushya kwihutisha iterambere ry'igihugu. Nk'uko bigaragara mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge, ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB kiyemeje gufatanya n'inzego n'ibigo bya leta bigira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyerekezo cy'igihugu, birimo Minisiteri y'Itumanaho n'Ikoranabuhanga, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Imibereho myiza y'Abaturage, Umujyi wa Kigali, Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire, Ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije, n'uturere dutandatu tubarizwamo imijyi yatoranyijwe kunganira umurwa mukuru w'igihugu ari two Nyagatare, Musanze, Rubavu, Rusizi, Huye na Muhanga. Ku bufatanye n'izi nzego hateguwe icyumweru cy'ubuziranenge cyatangiye tariki ya 3 kugera tariki ya 13 Ukwakira, ari nayo tariki yizihijweho umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge mu Rwanda. Iki cyumweru cyatanzwemo ibiganiro muri utwo turere n'umujyi wa Kigali bigamije gusangira ubumenyi n'ubunararibonye ku by'ingenzi bigomba kwibandwaho mu kubaka imijyi iboneye, ndetse hanashimangirwa akamaro k'amabwiriza y'ubuziranenge nk'umusingi uganisha ku kugera kuri iki cyerekezo. Twahuraga cyane cyane n'abayobozi muri izo nzego z'ibanze, cyane cyane abo muri za komite nyobozi, tugahura n'abarwiyemezamirimo batandukanye, ari abakora akazi k'ubwubatsi, ubwubatsi bw'amazu, ubwubatsi bw'amateme y'imihanda, abakwirakwiza ingufu n'amazi n'amashanyarazi, ndetse nanone tugahura n'abandi bayobozi bose muri izo nzego, ari abashinzwe umutekano, ari abakora akazi ko mu biro, abashinzwe imiturire, abakora mu biro by'ubutaka. Abo bose twabahurizaga hamwe kugira ngo tubakangurire akamaro k'amabwiriza y'ubuziranenge mu kubaka imijyi iboneye. Twaganiraga rero, twagize ibiganiro byiza, twaganiraga ku bintu byinshi, cyane cyane twabakanguriraga ku ruhare rw'amabwiriza y'ubuziranenge mu kubaka imijyi iboneye, cyane cyane hakwirakwizwa ingufu, amazi meza. Uzi neza ko kugira ngo umujyi uboneye hatuyemo abantu benshi, bagomba kubaho neza, bakagerwaho n'amazi meza, bakaba mu isuku, bakabungabunga ibidukikije. Twabakanguriraga rero ibyo byose, ariko cyane cyane tubakangurira uruhare ari mu kubungabunga ibidukikije, ari gukwirakwiza amazi meza, gukwirakwiza ingufu, isuku n'isukura, uruhare rw'amabwiriza y'ubuziranenge nanone mu miturire. Imiturire yagenda ite, ese abantu batura neza gute kugira ngo akajagari gacike, twubakire koko ku mabwiriza y'ubuziranenge. Tukabakangurira kandi amabwiriza y'ubuziranenge uburyo yakoreshwa kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, mobility cyangwa transport, ikorwe neza. Abantu uzi ko mu mijyi dukwiye kubahiriza igihe, byagenda bite kugira ngo transport ikorwe neza. Ibyo byose ni ibiganiro twagiye tugirana. Ikindi kandi ntabwo twibagiye ikoranabuhanga, kuko kugira ngo serivisi zihute kandi zinogeye mu mijyi nuko tuba dushingira ku ikoranabuhanga. Twabakangurira ku mabwiriza agenga ikoranabuhanga, agenga za serivisi zinoze, ari mu mabanki, ari mu mahoteli, ari muri za serivisi ndetse na e-government. Byagenda bite kugira ngo bishingire ku mabwiriza y'ubuziranenge mu buvuzi. Aho hose ni igikorwa twagiye tubakangurira, ndetse n'uburyo ikoranabuhanga ryagira umutekano kugira ngo turusheho kunoza mbese imijyi yacu, tuyubakire koko yubake ku buryo buri sustainable buhamye. Amabwiriza y'ubuziranenge arahari,
harahari urebye ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge kuva cyajyaho kimaze kugira amabwiriza y'ubuziranenge akabakaba 2,200 ndetse nyarwanda, amabwiriza nyarwanda y'ubuziranenge. Ikigo kandi cyagiye mu miryango mpuzamahanga inyuranye y'ubuziranenge ku buryo kibasha kubona ayo mabwiriza ku buryo bworoshye. Turebye rero nko mu miturire, tuvuge nko mu miturire kugira ngo wubake nawe wenda inzu, hari ibikoresho by'ibanze, ayo mabwiriza arahari. Hari iyo wubatse ugomba no kwinstara inzu yawe ugashyiramo amashanyarazi, ayo mabwiriza arahari y'uburyo twakwinstara inzu ntitugire impungenge y'uko yashya cyangwa n'ibindi bibazo byose yagira. Hari ibikoresho by'ibanze, amabwiriza arahari. Ari ndetse n'arebana na serivisi, ari amabwiriza agenga amahoteli, ari amabwiriza agenga amaresitora. Twajya no ndetse no kubungabunga ibidukikije, amabwiriza turayafite. Hari areba amazi meza, uburyo tudashobora kwanduza ikirere, bya byuka bihumanya bya kwanduza ikirere, amabwiriza arahari yadufasha. Ndetse n'urusaku, muzi urusaku rujya ruvugwa mu mijyi, dukwiye kugira umujyi abantu babamo bakisanzura bakishima. Amabwiriza agenga urusaku byose birahari, ntabwo nayarondora ariko ni menshi kandi yadufasha kugira ngo twubake imijyi yacu irusheho kuba myiza. Hanasuwe kandi site zubakwa hagamijwe kureba ibikorwa hirya no hino mu turere twatoranyijwe kunganira umujyi wa Kigali no kungurana ibitekerezo uko inyubako zizamurwa n'ibikorwa remezo bindi bigamije kubungabunga ibidukikije byose byahabwa umujyo ushingiye ku kubahiriza amabwiriza y'ubuziranenge biganisha ku kugira umujyi uboneye. Abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bitabiriye ibiganiro bashimye iyi gahunda y'ubukangurambaga, bashimangira ko ubumenyi n'amakuru babukuyemo azifashishwa mu kurushaho kubaka imijyi iboneye itanga ubuzima ku bayituye. Iyo nama ni nziza kubera ko kuba Musanze ari umujyi wa kabiri mu Rwanda cyangwa ukaba uri mu mijyi ikurikira umujyi wa Kigali, abaturage bakomeje kubyumva, ariko ubu ngubu nibwo bagiye kumenya icyo bishaka kuvuga. Barabumva ko gukurikira Kigali mu buryo busanzwe bwo kubara, ariko ntibumve ngo ni ibiki bisabwa kugira ngo ujye kuri urwo rwego rwo gukurikira Kigali. Ubu rero inama icyo yaje kutugaragariza ni ukudusobanurira ni ibiki dukwiye kuba twumva ko bigomba gukorwa mu mujyi wa Musanze kugira ngo kuko twuzuje ibyo bisabwa byo kugira ngo tube umwanya wa kabiri mu rwego rw'igihugu. Ikindi no kwitegura kubishyira mu bikorwa, kuko ibyifuzwa biraza byose tuba tubyita impinduka, kandi impinduka buri gihe ikunda guhura n'abatifuza ko impinduka yakorwa. Ariko kubera ko leta iba yatekereje ibintu by'ingirakamaro ku baturage, inama nk'iyi ngiyi ituma abaturage bategurwa, bakumva igishushanyo mbonera, bakumva ko kizashyirwa mu bikorwa, bakumva ibizaba bikorwa, bizaba biteganyijwe mu mishinga yo guteza imbere umujyi, bakumva n'ibyo basabwa nabo ku giti cyabo nk'abantu ku giti cyabo, ko hari ibisabwa abatuye mu mujyi, hari ibisabwa bazaturamo, hari ibisabwa abashoramari, hari ibisabwa abaturage byo kwitwararika, hari ibisabwa abaturage byo kugira ngo nabyo nibikozwe bibyaze umusaruro. Inama nk'iyi ngiyi numva ari kimaze. Ngira ngo ibi biganiro byadufashije cyane, nk'uko mwabivuze. Akarere ka Rusizi, umujyi wa Rusizi ni umwe mu mijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali. Turacyari kwiyubaka rero muri iryo terambere ry'umujyi. Kubona ibiganiro nk'ibi ngibi bidufasha cyane cyane twebwe tugomba gufasha abaturage kubishyira mu bikorwa, biratwubaka. Ikindi twavuga ko bikorwa remezo ntabwo biraba byinshi ugereranyije n'ibyo dushaka bijyanye n'uwo mujyi wa kabiri. Kuba rero tubona ibiganiro hakiri kare ni ibidufasha mu by'ukuri kugira ngo tutazageraho twubaka tuzi ko turi gukora byiza, wenda hakazabaho kubisenya kubera ko bitakijyanye n'igihe. Mu by'ukuri ibi biganiro byanyu byaje bikenewe, byaziye igihe, kuko nabonye byarushijeho kudufasha nk'abantu twatoranyijwe mu mujyi wunganira umujyi wa Kigali. Mbona yuko bikenewe rero kuko bizadufasha kurushaho kunoza imiturire aho dutuye. Ikindi twungukiyemo nuko twabonye yuko mu mujyi hagomba kugaragara n'ubuhumekero bw'umujyi, hakaba hagenewe guturwa,
hakaba n'ahandi hazaba hagenewe kuba amashuri n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye ndetse n'ahagenewe ubusitani. Tukabona ko ari ikintu cyiza, bizadufasha muri planification y'umujyi, tugira umujyi urushijeho kuba mwiza kandi twirinda n'akajagari. Tubonye ibiganiro biziye igihe kuko abenshi aya mabwiriza ntabwo twari tuyazi, ntabwo twari tuzi ko habaho n'amategeko, ariko urabona ko muri ibi biganiro bagiye batwereka ubuziranenge n'iki, ese kuki dushaka ko imijyi yubakwa igira imyubakire yujuje ubuziranenge, kuki dushaka ko tugira ibishushanyo mbonera mbere y'ibyo twubaka byujuje ubuziranenge. Akenshi rero nyine twabagaho tubona tugakora igishushanyo mbonera ariko bakaza wenda no kukitwereka, ariko ntitwibuke no kubaza niba cyujuje ubuziranenge. Kuba rero twabonye aya mabwiriza ndetse tukamenya n'amategeko bizadufasha, kuko natwe tuzajya tujya no kuri website tugende turebe tuti si ibi bigiye kubakwa hano byujuje ubuziranenge. Twabonye rero yatugira akamaro, yazi igihe cyane ko muzi ko mu karere kacu ka Rubavu natwe turi mu turere twunganira umujyi wa Kigali, haba rero n'umurenge wa Rugerero nyine uri muri izo mbago z'umujyi. Imbogamizi zari zihari kuko dufite ibikorwa remezo byari bisanzwe bihari, ariko kubihuza n'igishushanyo mbonera ukabona bidahura, bikaba ngombwa rero ko cya gikorwa remezo kihasanzwe gisenywa kugira ngo dushyireho ikijyanye n'igihe. Ubu rero kuko twabonye n'amategeko n'amabwiriza, natwe kubisobanurira ba nyiri ibikorwa ndetse no kubisobanurira abaturage bizaba byoroshye kuko tuzaba dufite na reference. Nk'uko byashimangiwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge, nta gushidikanya ko amabwiriza y'ubuziranenge ari imwe mu nkingi z'ingenzi zigomba kubakirwaho u Rwanda twifuza, ndetse by'umwihariko agashingirwaho igenwa ry'umurongo mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibishushanyo mbonera kubakwa imijyi iboneye. Yashimiye abafatanyabikorwa mu nzego za leta mu kugera kuri iki cyerekezo, anabasaba ko ubwo bufatanye bwakomeza. Uyu munsi n'iyi nsanganyamatsiko bihuye neza na gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi kuva muri uyu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2024, aho mu ngingo yawo ya kabiri ari ukubaka imijyi iboneye, ariko byose ari ukugira ngo bijye mu nzira yo kubaka ubukungu burambye busangiwe na bose kandi bushingiye ku bufatanye hagati y'inzego za leta ndetse n'abikorera. Akaba rero ari insanganyamatsiko nziza kandi ihura n'umurongo igihugu kigezemo. Akaba ariyo mpamvu rero nagira ngo mfate uyu mwanya nshimire inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bashyizeho iki kigo gishinzwe gukurikirana cyangwa kwimakaza ibijyanye n'ubuziranenge. Nkaba ubutumwa nashaka gusorezaho ari ubwo guha inzego z'ibanze muri rusange, ngira ngo mwagaragarijwe yuko ubu ngubu mu kubahiriza ubuziranenge harimo gushyirwamo ingufu mu mujyi wa Kigali ndetse na ya mijyi 6 igomba kungiriza umujyi wa Kigali. Turagira ngo rwose ku bufatanye n'inzego z'ibanze tubasabe ibigomba kubahirizwa byose byubahirizwe, byaba ari mu kubaka ibikoresho dukoresha, ibyo twubaka, byaba kubahiriza ibishushanyo mbonera, byaba kunoza urujya n'uruza rw'abaturage, imodoka n'ibintu mu mijyi yacu byubahirizwe, kuko ngira ngo dufite imibare itugaragariza yuko iyo bitubahirijwe haza ibibazo bitandukanye kandi bihitana ubuzima bw'abanyarwanda. Ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ubuziranenge kandi hashimiwe amatsinda y'abahanga b'abanyarwanda technical committees bashyiraho amabwiriza y'ubuziranenge atandukanye afasha mu kubaka u Rwanda rufite imijyi iboneye. Izo komite tekinike uyu munsi tukaba dufite abamembers bageze kuri 600. Uyu ni umwanya rero kubashimira, ariko cyane cyane uyu munsi turibanda kubashyiraho amabwiriza y'ubuziranenge adufasha kubaka imijyi iboneye, cyane cyane ko ari nayo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka.
Hanashimiwe kandi urubyiruko ruri mu mashuri rwatsinze amarushanwa ku buziranenge muri gahunda ya zamukana ubuziranenge, runaserukira u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge gikomeje gukangurira abafatanyabikorwa bose kwita ku mabwiriza y'ubuziranenge mu kubaka imijyi iboneye, kuko amabwiriza y'ubuziranenge ari ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubutumwa bw'ingenzi twagenera abafatanyabikorwa bacu ni uko amabwiriza y'ubuziranenge ari ntasimburwa mu kubaka imijyi iboneye. Niyo yonyine yadufasha kumenya ko ibikorwa remezo twubaka bimeze neza, ndetse ari ibidukikije biri hirya no hino ko bibungwabungwa neza, serivisi zitangwa neza. Nta kindi twakoresha uretse ayo mabwiriza y'ubuziranenge. Aha rero nkaba ntanga ubutumwa ku bafatanyabikorwa batandukanye, haba inzego za leta, haba abikorera ku giti cyabo, gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge aba yarashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo adufashe kugera aho twifuza. Twese hamwe tuzirikane ko amabwiriza y'ubuziranenge ari ingenzi mu kubaka u Rwanda twifuza rufite imijyi iboneye.